mbitse inyandiko nyinshi zuzuyemo ibyo wambwiye uko ugenda ukora, genda mbivivura. Ngo ndabizi neza ko ibyo wabwiye bizasohora. Reka nkubwire, natwe yaba kwandika Bibiliya byashobokaga, hari ibyo twakwandika byari kuzafasha abo mu bihe bizaza, ariko tuzandika ibitabo. Tuzajya twandika ibitabo bingana n'imbaraga z'Imana twabonye. Ntabwo tukivuga iya Pawulo na Sila, ntabwo tukivuga iya Petero na Yohana. Natwe dufite ibihamya by'uko Imana yacu ishoboye. Hanyuma aravuga ngo Imana ibasezeranya ibyiza n'ibibi. Iri sezerano nta muntu wakangukira kurisengera, ahubwo abantu bose bakangukira gusengera ibibi bariho ngo bibere mu byiza, mbese bahorana amahirwe y'uruhehemure. Bakirisito tugana mu ijuru, muze dushikame kw'imiraba iri mu rugendo. Uhawe ikaze ku munsi ibibazo byo muri ubu buzima ntabwo birangira, bihindura isura kimwe kikavaho hakaza wikindi. Ayirwa amatana nawe Yesu, akagendera mu ijambo ryawe. Cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, ibice byaho ni 7, umurongo waho ni wa 13. Aravuze ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru bababarira igicumuro cyabo mbakiriza igihugu. Nakire neza ijambo ry'Imana. Iyo usomye umutwe w'iri jambo uratwereka ngo Imana ibasezeranya ibyiza n'ibibi. Ijambo risobanuye ngo ni amasezerano umuntu wese atakwifuza, ko n'ubundi iteka ibibi n'ibyiza birasimburana. N'ubuzima abantu babamo, iyo utari mu bibi cyangwa se utari mu bihe bibi uba uri mu bihe byiza. Biravuze ngo rero ibyo bintu birasa naho ari isezerano rigoranye. Imana ngo irabasezeranya iti hari ibyiza ariko hari n'ibibi, ngo irabibasezeranya. Niko umutwe wari amagambo wanditse, ntabwo ari njye wanditse Bibiliya. Murabyibuka ko mu gihe cyacu kwandika Bibiliya bidashoboka, ariko hari umuririmbyi yavuze ngo mbitse inyandiko nyinshi zuzuyemo ibyo wambwiye uko ugenda ukora, genda mbivivura. Ngo ndabizi neza ko ibyo wabwiye bizasohora. Reka nkubwire, natwe yaba kwandika Bibiliya byashobokaga, hari ibyo twakwandika byari kuzafasha abo mu bihe bizaza, ariko tuzandika ibitabo. Tuzajya twandika ibitabo bingana n'imbaraga z'Imana twabonye. Ntabwo tukivuga iya Pawulo na Sila, ntabwo tukivuga iya Petero na Yohana. Natwe dufite ibihamya by'uko Imana yacu ishoboye. Hanyuma aravuga ngo Imana ibasezeranya ibyiza n'ibibi. Iri sezerano nta muntu wakangukira kurisengera, ahubwo abantu bose bakangukira gusengera ibibi bariho ngo bibere mu byiza, mbese bahorana amahirwe y'uruhehemure.
ni ukuri ntihazabura intambara, aravuga ngo ni ukuri ntabwo amahoro azahora keretse Yesu atsembyeho urupfu agatsembaho n'ibyago cyangwa ibyaha. Ibyo bintu byombi ngo akuyeho urupfu agakuraho n'ibyaha, ngo ayo mahoro yahoraho. Ariko kuko hakiriho uwo mudayimoni, hakiriho urupfu, hakiriho, niyo mpamvu utegetswe gusenga, niyo mpamvu utemerewe guceceka. Umwami nashimwe, umwami nashimwe. Iri jambo riravuga ngo nindamuka, iyo ni Imana ntabwo ari umuntu da, nindamuka nyinze ngakinga ijuru, nindamuka nyinze ijuru imvura ntigwe. Imvura isobanura umugisha, umugisha Imana itanga. Nindamuka nyinze, ntabwo tubonye yuko ari ijuru rizakingwa ku bapagani, ntabwo mbonye yuko ari abagore bazakingiranwa gusa, simbonye ari n'abagabo gusa, simbonye ari n'abasore n'abakobwa, ni ugukinga ku bantu bose. Imvura ntigire gute? Aho uri naho ushaka kuguhugura. Ibintu byacu twebwe biva mu gusenga, ibintu byacu biva hehe? Mu gusenga. Niba ushaka ko Imana yawe igaragara, shora ivi. Niba ushaka ko ibintu byawe birama, shora ivi. Niba ushaka kuvangura ibintu byawe ugakuramo umwanda abadayimoni bagiye banagamo, bakunagiramo, usinziriye banagamo, warakaye banagamo, wivanga bakanagamo, ucika intege bakanagamo, niba ushaka ko Imana ivangura ibyo bintu, shora ivi, shora ivi, shora ivi. Kandi ujye usenga, kuko gusenga nicyo kintu nabonye Imana itigeze iha abantu ho pasiyo. Kada Imana iravuga ngo senga. Gusenga ni ijambo riri muri imperatifu. Abazi igifaransa, imperatifu bisobanuye ngo ni integeko. Senga, genda usenge, wongere usenge. Ntabwo rigusaba ngo ariko ngo nkwingingiye gusenga. Reka da, senga. Gusenga ni imperatifu, ni integeko, itegeko. Kandi Imana uziko itajya ivuga ngo umuntu arashaje ngo abantu bahabwa pasiyo yo kuyobora. Ngiye nzageraho mbe pasiyone mu gipasiteri, ariko ntabwo nzaba pasiyone mu gusenga. Nta muntu Imana igiha pasiyo mu gusenga. Yobu yaravuze ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho. Aleluya. Aravuga ngo ibyiringiro byanjye nzabimanukana mbigeze ku ndiba y'isi. Cyo bita gusenga paka no ku mwuka wa nyuma. Je nari ndwaye mu kwa gatanu no mu kwa gatandatu, ariko mu kwa gatanu bikomeye nararembye, mbona ko ngeze kuri poe ya nyuma. Mbwira Yesu, ndavuga ni Yesu, rero ubu tugiye kurwana urugamba, simbizi niba ari rwo rwanyuma, sinzi uko uteganya, ariko nkurikije ibyo twavuganye ndatekereza ko atari urwanyuma. Ariko kuri iyi nshuro uze tubane. Bitabwira Satani, ndayibwira ngo Satani we, nushake ntiwishime kuri kumbabaza, kuko mu bantu bapfukavuze umuntu sindimo. Ntabwo ndi umunyago wanyaga, ntabwo ndi umunyago, ndumva ubugingo bundimo. Yewe Satani ceceka, ndayibwira ni kandi ugende gake ndacyafite ibyo gukora inaha. Haleluya. Ayo magambo nayavugaga numva kuka kenda guhera, kenda guhera. Numvaga niyo waba ari wo mwuka wa nyuma, numvaga aho ndi bujya atari habi. Numvaga nta muntu dufitanye ibibazo byankurura ngo binjyane mu bibazo. Abwira Imana ngo Uwiteka mundengere. Nindamuka nyinze ngakinga ijuru, imvura ntigwe. Ubu hari imirima yacu imvura yabuzemo, izuba ryacanye, cyo bita izuba ry'ubutayu, rigacana umwana ukamwishyurira akaba uwa nyuma, rigacana.
rigacana ugashora ugahomba ugashya rigacana bakuru bakongeza umwete bagahuhera abandi bagacuragura abandi bagatega n'amazirantoki rigacana abagutega iminsi bakayigutega rigacana zuba rigacana imvura y'umugisha ukayibura we ukabyuka karuka ryamutinze wapi rigacana zuba rigacana kivase ni iki nzakora kugira ngo iri zuba rizime ni iki nzakora ngo mbone umucyo nibura w'amezi kabona wapi nindamuka nyinze ngakinga ijuru imvura ntigwe Imana yivuze imvura ibizi ikivuze Imana yivuze kugusha imvura Imana ibizi ikivuze mu buryo bw'umwuka ntuzumve Imana ntabwo ari injajwa Imana ivuga ibyizi kandi imvugo y'Imana mbabazwa n'abantu bashaka kuyumva mu buryo buri soft mu buryo bworoheje Imana iravuze ariko uzi ko Imana ivuga amagambo y'ubwenge ku buryo ushobora no kuyamenya hashize umwaka kandi iyo yavuze none kandi iyo yavuze wumva kandi iyo yavuze mu rurimi wumva kubera iki Imana niwe muhanga w'abahanga umunyabwenge ashobora kuvuga ijambo akoresheje filozofi rikakugora kuryumva none Imana ngiye yarambwiye ngo ubwenge bw'abantu ngo ni nk'agatonyanga k'inyanja ngo mbese ubwenge dufite ngo ni nk'agatonyanga ngo k'inyanja y'ubwenge bw'Imana Imana ngo ifite inyanja Imana uzi ko umuntu apfa kugira ngo ice amazimwe igahita izigahagarara mu ruhame ikavuga ngo ni njye wamwishe kandi nawe uri buyifunge da irayivuga ati namwishe ni njye wamujyanye mwese mugahita muceceka ati ko ariyo yamwishe hari uwongeraho se uri mu biki Imana idaterwa no kuvuga ko yishe umuntu uzi ko Imana ishobora kuvuga ngo natwaye umwana kandi nta wundi wagiraga yamutwarara iramujyana ariko icyo bintu bikwiye kugutera kuyitinya Imana uzi ko Imana yemera kuva mu kazi wayibaza uti Imana we ndajya he igahita we ati ninjye wabyemeye njye nabona guri buhagwe shako ninjira mu mwanya wo gusenga tugasengana nturangare haleluya kamanze bahakakana umuzungu yakoraga mu rusengero iwabo agakoramo akazi k'isuku umunsi umwe asenga ameze nk'uri kuburanya Imana atariko aka kazi nkora karamvuna kandi simbasha gukemura ibibazo byanjye none Mana wantabaye ari wowe ukora aka kazi nanjye ari bungewe wowe nagutabara Imana irazira mubwira ngo ntiwabishobora ibyo nkora ngira akazi kenshi nawe arayibwira ati nta kazi kenshi ugira rwose akazi kenshi wowe uvuga gusa bikaba wategeka bigakomera Imana iramubwira ati tugiye kugurana akazi njyewe ako kurinda isi yose n'iki gihugu cyose utuyemo ndagakomeza tugiye kugurana akazi wakoraga hano mu rusengero hano gusa nkagukorere nawe ukore kanjye nakoraga hano buri munsi burya nanjye buri hano nanjye mpari utonda nanjye natonze niyo mpamvu muri njye yavuze ngo ntiyaryama twashira ngiye gukora akazi kawe nawe ukora kanjye Imana nyine gukora umutware irashoboka ko hari abo yashyizemo umutima wo gukora ayo masuku kuri uwo munsi iramubwira ngo wowe inshingano nguhaye ugende wicare hari witegereze gusa ntuvuge sinkumva uvuga sinkubona uvuga reka nkubwire nubwo ntabizi neza ntuze kugira ngo ngucirire urubanza ariko ndahamya ko iki kizamini abantu bagitsinda hano n'imbarwa abagitsinda cyo guceceka ayewewe Imana yamubwira ati ntiwemerewe kuvuga ntiwemerewe gukoresha amajeste urebe gusa ibi muvoma siko Imana iteye se ntireba bagukubita igaceceka kandi izi kurengana cyo ukarira ariko Mana ukabona ntivuga ukagira ngo bayitwaye nko mu gafuka kubona ntiharita
kavuze ibi koko irandeba ya Mana ejo bundi nari ndimo sirimbira nkayibyinira nkayitegera amaboko ngasenga 3 n'itanu yari hari cyane yari hari rwose ahubwo nuko hari igira igihe cyo guceceka atari uko itumvisha atari nuko idafite imigambi atari nuko itari mu kazi ahubwo kamere yayo habamo no guceceka iramubwira ngo wowe uceceke araceceka icara hari haza rero abantu baje gusengera ibyifuzo byabo mu rusengero haza uwa mbere w'umukire ariko ngo akaba umukire utita ku bantu w'igisambo mwoka byaramo utagira ikintu kimuvaho kandi azanwa no gusenga ngo Imana ngo imuhenga amahirwe ngo agiye gufungura urundi ruganda ngo none Mana ngo dore uruganda rwanjye ngo rwa rundi waruhaye umugisha nta cyacuma atanga ntumubaza amashimwe ntumubaza gufasha abakene reka nabyo kwitangira umurimo w'Imana mu rusengero ntubimubaze arapfukama tuwiteka ati ndengera ati Mana ni wowe mbanje mu mushinga wanjye wa mugabo aratangira arakati se nkuri yarasaba ikinigi n'ubusambo bwe ariko abura uko abigenza nyine umugabo ararakaba tubuje namwirukana bude tubuse kabura uko abigenza nyine Imana yamubwiye guceceka wa mugabo arasenga arinigura wibuke ko yahawe misiyo yo guhinduka Imana akumva ibintu muri urwo rusengero kandi acecetse kandi numva yamaze kurakara kandi Imana ntirakara Imana irakarira umunyacyaha gusa umuntu ufite icyaha niyo waza ukavuga gutira kureba nyine ikavuga ati nubwo uragasamba ari kuri wanjye hanyuma agiye guhaguruka ati ikofi irimo ibifaranga byinshi wa mugabo ntari buhaguruke ngo ayibwire ati utaye ikofi wa mugabo reka ta ntiyemerewe guhaguruka ntiyemerewe kuvuga reka ta ni uguceceka mugabo ati ikofi aragenda agiti ikofi akigenda hayinjira umukene w'umugore umugore araza ati witeka wede hataba namine ripara tuzi mbabura ducanze ati wede nukoda ati Mana we ati dore inzara ati dore imene nayo nashoye barayatweregeye mu kimina we ati cyaranyambuti narahombye kimina cy'abari ndacyambuye ati amatsinda narayambuye ati narayunyuguje aravuga ati narayunyuguje aratangira ati Mana we ati dore nakore noneho bagiye kutwangaza tugiye kwikorera amaboko ku gasozi ikorera amaboko aramanuka arasenga marira araza nibimwira biraza abwira Imana ati ndegera ntabara umugabo akamureba akavuga ati se bukoko uyu mukene ndamugirane agiye gutera intambwe ngo agende ababonye yakofi akibona yakofi gasoza ashima Imana ati mu rusengero birakunda yamanutse abati mu rusengero birakunda abamanutse we ngo yikubita imbere gato abarigenda atangira no kujya kuyahaha no kuyaryamo kubera ko nyine arashubijwe wa mugabo ari kureba ntago ari buvuga ati kofi y'abandi urayijyanye reka ta yahawe misiyo yo guceceka abahinjiye umusare rero musare araza ati Mana ngiye kugenda ibyumweru 2 mu mazi ntavamo ndagusaba ngo uzandinde Uwiteka wewe uzandinde arapfukama Uwiteka wa mugabo wa mukire abazanye polisi mu rusengero azanye yirukana polisi siko bamera bamwibiye muri quartier yose arayigotesha ati mundebere igisambo cyantwaye amafaranga haje polisi urumva nawe urumva nagakiza ke karapimwe umuntu uzana polisi mu rusengero abaganya guruguru abarije na polisi basanga umusara ari gusenga abwira Imana ati ndengera ibyumweru 2 ni byinshi nago nzi bizaba biri mu mazi nago nzi bikoko biri mu mazi nago nzi miraba nzahura nayo Uwiteka uzana abana ahita ati nibwo nyihava dore nimufatire umujura n'uyu nguyu nimumufate polisi itangira kumukubita ati zana ikofi y'abandi zana amafaranga barakubita ubikinda barakubita tega ibirenge barakubita tega amaguru barakubita bati tega amaboko dushyiremo amapingu barakubita ye umugabo kwihangana biramunanira atoya ati umuntu murare murenganya rwose ati ntabwo ari we rwose ati ni umugore w'umukene uvuye ahangaha rwose arayijyanye Imana rero ntabwo ashaka kugira ubwo bujajwe ubyibuke inshuti y'umusaraba umenye ibyo uvuga n'ibyo uvuga naho bivugira baragenda bamenya ko atari umugoroba urije ndetse n'akazi kaba kararangiye Imana iti akazi kagenze neza ati ngewe akabona gakoze neza cyari icyo ushinja ati ntacyo Mana ariko wowe byagenze gute ati ngewe navuze
Imana irababara. None se kuki wavuze aturumva umuntu bamuhohoteye Imana itumva rero uriya mugabo ni umukire ntabwo ajya atanga icya 10 nta muntu afashe ninjye watumye atiriya kofi kuko nzi ko n'ubundi njya mwambura muri buriya buryo ngaha abandi iyo ni inzira y'Imana utamenye. Kandi uriya mukene nawe ariya mafaranga ninjye wamuzanye gusenga, yari afite izindi gahunda n'ahandi ari bujye gusengera, muzana gusengera mu rusengero kugira ngo ahure n'iriya kofi abone amafaranga abeho, niko nari nabigennye. Iramubwira ngo kandi uriya musare ariya mazi yagombaga kuyagwamo, nashikaga ko bamufunga nkamurokora urupfu, sinuma azagwa mu mazi nkamwongerera igihe cyo kubaho. Hari igihe Imana ikorokorera mu makuba, Imana igakinga uburyo igakinga ariko ishaka kurokora ubuzima, ukavuga ngo kombawe cyane no mu mibabaro bajya bavuga ngo akamuga karuta agaturo. Imana yemera ko bitugera ariko ifite umugambi. Haleluya. Iramubwira ngo wakoze amakosa. Iriya yari imishinga nateguye udahari wowe, nanagwaye kureba gusa ngo umenye akazi ngira. Remubwira ngo ko mwebwe mugira ibibazo mwese mukamuje mu rusengero mutandukanye, wari umavuga ngo wowe kuko babaye cyane ndi bugutabare ukabona nzanya amarangamutima ati hoye muri cyo ngomba gukora ariko sinjya nigaragaza muri ubwo buryo. Iramubwira ngo wagaragaje amarangamutima y'abantu kandi nge ntabwo ndi umuntu. Nindamukanyiza ijuru imvura nigwe cyangwa nkohereza mugiga igatera abantu, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagashaka mu maso hanjye, nzabumva ndi mwijuru, nzabumva. Icyambere mbababarira igicumuro cyabo, kabiri mbakirize igihugu. Imana irashaka kukubohora kandi ikagukuraho n'ikibazo, igatanga ihumure impande zose. Ndashaka ko dusengana kuri iyi nshuro, dusengane kuri iryo jambo.